wa mugore ugucumbikiye umusize urigende. Je t'aime énormément aujourd'hui. Il y avait un rêve ultime dont tu aimais souvent parler. Et à chaque fois que tu me posais la question de savoir si je t'accompagnerais dans ce rêve, dans cet endroit lointain, je te disais non, ce n'est pas pour moi. Tu rêvais d'aller dans l'espace, d'explorer l'univers. Te voilà aujourd'hui, une étoile, une milliers d'étoiles dans la galaxie. Je te souhaite explorer au maximum et dis-moi ce que tu auras trouvé. Y a-t-il une autre sorte de vie là-haut? Te voilà parti. Ta carotte, ta papaye, ton amour, Ingis, Pouquette, Pouki, Nandi Mazina Menchi que tu aimais utiliser pour m'appeler. Oh, Mugore Uguchumbikiye, Umusize, Urigende. Je t'aime énormément. bavandimwe ba Kristo dusangiye kwemera, n'icyubahiro Karidinali, dukomeje kubashimira ko mutuba hafi, cyane cyane yaba mu byiza no mu byago, kandi umukristo uko yigishijwe kwemera ni uko tuba dusangiye byose kandi tukabisangira nk'abakristo, kugira ngo umuhango duteranirije aha ngaha no ku magambo agiye kuvugirwa kuri nyakwigendera Alain Bernard Mukurarinda wigendeye, kamanzi ijambo umufasha wanjye, kuko ni uko gusangira kwemera no gusangira ubuzima bw'umuryango. N'umuryango ndimo wese, n'umuryango turimo wese, nk'uko n'ababyeyi bashyingiye, kandi tukagirana n'ubuzima cyane cyane n'urubyaro ndetse n'abavandimwe n'inshuti zose. Mu gihe madamu arimo yitegura, yewe ari mukuru arinda waranzwe no kugirira umuryango bwite wamubyaye ndetse n'abawushatsemo ndetse n'igihugu muri rusange. Agiye umuryango kimukeneye, igihugu kimukeneye ndetse n'isi yose. Ndabivuga kuko Imana yamuhaye ubuzima, yamuhaye n'ubwenge ndetse imuha n'imbaraga n'ubushobozi. Mu myaka yari arimo yuzuza 55, yanyuze mu buzima bwinshi, neza. Nkurikije twe turashima nk'umuryango, ariko noneho n'igihugu kirashima. Ntabwo ari amadisikuru tuvuga,
kenshi cyane mu bikorwa uko yinjiye mu nzego za leta arabisobanura neza, ariko akagenda azamuka mu ntera ya buri gihe uko yagiye agaragaza urukundo ku muryango. Yaje mu butumwa hanze ntagende asigane n'umuryango bimwemereye, abisabye kandi akabyemerera. Ibyo nabyo ni ubutwari. Yanahindukira akongera agakomeza. Muri make atabarutse yari umuvugizi wa guverinoma wungirije, kandi twese tumutega amatwi n'abayobozi be. Nkurikije muri ino minsi tumaranye, nkurikije ko wese yagiye amutangira ubuhamya, ni ubutwari bwigaragaza. Njye ndavuga ngo mu ijwi ryacu riranguruye n'abandi bose tumaranye iminsi tumuganira tuvuga ibigwi bye, ntitubyumve gusa ngo turangwe no kumva nyine ni agahinda ko ntabwo waremye umuntu tubizi, ejo ni naka nyine mu buzima urakuru ukanasaza cyangwa se uri mu ruhinja, ariko ni uguharanira kugira ubutwari bwo kugera ikirenge mu cye. Ni ubutwari bwamuranze. Njye nagiranye nawe ubuzima tubana, arangije amashuri y'u Buraya imyaka 6, twongera urugo yongera kurusohokamo agiye gushinga urugo rwe, kandi nta munsi n'umwe wigeze uteraniye kuri mukuru Arindabe bamubwiriza icyo gukora, yagiye arangwa no kwibwiriza. Bityo rero ibyo yakoze ni byinshi nakurikiye. Hari abo bamukuriye mu buyobozi, umuvugizi wa leta mukuru, hari noneho umuyobozi mukuru w'itangazamakuru, uko yamuvuze kandi turabizi natwe ko twateraga amatwi cyangwa n'amaso tubareba. Ibi byose wabonaga ko imbaraga Imana yamwubatsemo nk'umukristo nyawe. None munsi yari ageze igihugu cy'ubujyanama no gukora ibindi, ariko Imana ukuntu itoranya abayo ifite impamvu yayo y'ukunda. Ikindi urundi rugero rwiza rwa gikristo, urugero rwiza rwo gukunda igihugu, ko yakunze igihugu, ukamubona ko avuga uti ni leta y'ubumwe, yahaguruka akayivugira akavuga tukayumvamo twese, akajya guhanga umurimo. Uko yatweretse uburyo, uko batweretse, ngira ngo ariko n'ibyo twari dusanzwe tureba ukuntu yakundaga abantu baciriritse, abana bato mu mpano zabo, ari abapira ndetse n'abahanzi. Burya ngo imvugo niyo ngiro. Ngira ngo nicyo Imana idushakaho, nicyo umukristo nyamukristo akwiye gukora. N'uyu munsi yaje muri iyi kiliziya kugira ngo arimo aturirwa igitambo cya misa cyo gukomeza kumuherekeza, kuko ariho ababyeyi be nawe ubw'imihango myinshi yagiye ayikorerwa. Ntabwo navuga byinshi, navuga muri make gusa nuko nanjye yamberaga ndamukuriye, ariko dufite uko twahuzaga, yaba ari mu gufasha urwo rubyiruko, yaba ari no mu guhanga. N'abana banjye babinyuzemo, kuko abana banjye kugira ngo batangire kwiyumvamo nanjye bakampa icyizere ko ikigo dufite kizajya mbere ari icy'abana. Indirimbo nyinshi murazizi, ariko n'uwahanze kandi akakaririmba n'abana n'abuzukuru bose babikesha mukuru Arinda uko bamubonaga. Bityo duteraniye hamwe nk'umuryango rero, kuvuga menshi siko kwiyemeza, ariko tumusabire, tumwifurije ko Imana yamwakiriye mu bayo. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva cyangwa mubibona, uyu munsi nibwo nyakwigendera Aremuku wamenyekanye cyane hano mu Rwanda, wari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije, umaze iminsi mike yitabye Imana. Uyu munsi wari umunsi wo kumuherekeza, dore yuko aribwo bamusezeyeho bwa nyuma.
amubonye umukobwa we n'agahinda kenshi n'abana be bari gutanga ubuhamya mu rurimi rw'igifaransa, dore yuko aba bana be bakunze no kwiga mu bihugu nk'Ububiligi. Uyu ni umugabo urupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane, dore yuko yari afite abafana benshi. Muzi ko yabaye n'umuhanzi ukomeye mbere yuko yinjira mu kazi ka politiki se cyangwa ka guverinoma y'u Rwanda. Yabanje kuba umuhanzi ukomeye cyane, murabizi ko yaririmbaga indirimbo z'amakipe. Muzi indirimbo yaririmbiye ikipe y'igihugu Amavubi bita batsinde, indirimbo yaririmbiye ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na APR FC yayihangiye indirimbo. Ni umwe mu bagabo rero bari bamufite izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, wari uzwi n'abantu benshi. Ni umuhango rero wari witabiriwe n'abantu benshi cyane, abavuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, b'imbere mu gihugu, ibitangazamakuru byose byari bihari mu gusezera kuri uno mugabo Aremuku wagize urupfu mu minsi ishize, dore ko yaguye mu bitaro. Byarabanje biratangazwa yuko yitabye Imana, nyuma haza kuza amakuru y'ibitaro abinyomoza, dore yuko abantu batangaje yuko yapfuye atarapfa. Hashize umunsi umwe wonyine, nta munsi uciyemo, nibwo uyo mugabo Aremuku Arinda yahise yitaba Imana. Inkuru y'akababaro ijya hanze, abantu barababara bikomeye cyane. Uyu munsi rero nk'uko mwagendaga mubibona ku mashusho, nibwo yasezeweho. Umuhango wari witabiriwe cyane n'abantu benshi, abavuye mu Bubiligi, abavuye mu Bufaransa, abavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko uno mugabo yari afite abakunzi benshi cyane, ndetse n'umuryango we, dore ko afite umuryango wari umaze kwaguka bikomeye cyane. Ngayo nguko rero tumwifuriza kugira iruhuko ridashira. Nyagasani Yesu amwakire mube, dore ko uno mugabo byagaragaraga ni umwe mu bantu babanaga neza, utakumva bamuvugaga nabi. Mwumvise ubuhamya bugiye butandukanye bwatangiwe aho basezeraga ku murambo we. Ni umwe mu bagabo bagize uruhare mu bikorwa byinshi, haba ibikorwa bya siporo, haba ibikorwa by'imyidagaduro nk'umuziki, dore yuko yarari no mu rugamba rwo guteza imbere umuziki nyarwanda, ndetse no kuwongeramo amafaranga, hakarebwa uburyo cyari amafaranga ahabwa abahanzi mpuzamahanga babaje kuririmba i Kigali yajya ahabwa abahanzi b'abenegihugu. Ari nacyo kintu kiri mu byababaje abantu cyane n'abakunzi b'umuziki mu Rwanda, kuba yitabye Imana intego yari afite zitaragerwaho neza. Ngayo nguko iyi mbibutsa yuko ni Waramutse Rwanda uba ukomeje kugenda utwumviraho cyangwa se udukurikiranaho. Wowe utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo ube wakanda kuri subscribe kugira ngo amakuru ajye abasha kukugereraho ku gihe cyawe.